utifata imitwaro y'abantu basengere. Yego. Hari igihe ngera nkabura ukuntu nisengera ngasengera abantu, ariko niko Imana yabigenje kandi nako Imana yabishatse. Ubu ugafata umwanya ugasengera abandi ukiyibagirwa. Gasengera abantu ukiyibagirwa. Mo kimwe hari abantu banyakora ari benshi no kurya naryo ibyo nkumva nta hantu biri kujya. Bitewe n'abantu bari kumpamaga bari kuntura ibibazo byabo. Ukumva ntutuje nkumva ntago ntuje nkatuza nzamutse Rusagara. Yego. Ariko umusozi wa Rusagara ko nko tuzajye kusengeramo. Yes, reka mbasuza abakunzi ba Concorde TV show aho mwerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde. Reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira. Twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda. Nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije kutabicisha irungu. Niyo mpamvu nafashe umwanya nza kureba umukobwa wanyu umuhanuzi w'Imana uwimpaye Clarisse. Clarisse tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru meza. Amazina yawe yombi ndayazi. Yego. Ariko njyewe bambwiye ngo harya izina ryango rya kabiri ngo witwa nde, kandi bibyo turi mu kiganiro ndarivuga. Ubu wararifashe? Nitwa nde? Njyewe. Nigeze kubaza amazina yawe yose. Atumishi Konkorude. Atumishi. Gwiki? Reba kari buri gihe turi mu kiganiro. Urumva ndabwira ngo nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde. Mfite n'indirimbo nitiri izina ryanjye. Hatuma Imana Concorde. Mfite n'indirimbo nitiri izina ryanjye. Nguki. Hatuma Imana kuko yatumye Yesu ngo acungure abantu bo mwisi. Hano mwisi ntawigeze aba nkawe. Napoleon ndetse na Hitler baramwiganya ariko baraneshwa. Barapfuye nyamara ntibazutse, ariko Yesu ntiyatinze mu gituro. Barapfuye nyamara ntibazutse, ariko Yesu ntiyatinze mu gituro. Urafashiwe nkomeze n'ikindi gitero. Ese ninde wabonye umucamanza abumwe avoka uwo bamuregera? Ibyo byabaye ku mwami wacu Yesu, kuko Pilato yaba yavoka wa Yesu. Yaravuze ati ntacyaha mubonaho, icyo nzi nuko ari umwami w'Abayuda. Yaravuze ati ntacyaha mubonaho, icyo nzi nuko ari umwami w'Abayuda. Batera hejuru maze baravuga ngo Yesu nabambwe. Uw'Imana ikunda nabwo yamwibagirwa, niyo mpamvu njyewe ntakwiriye kwiheba. Izanabara ku manywa y'ihangu, abanyamahanga bose batangare. Kuko Imana yacu ntakinanira, nibyo nkora byose niyibinshoboza. Kuko Imana yacu ntakinanira, nibyo nkora byose niyibinshoboza. Kuko Imana yacu ntakinanira, nibyo nkora byose niyibinshoboza. Ndafashijwe pe. Ndafashijwe Concorde. Noneho izo ndimo yose waririmbye uzi ikintu nafashemo ngo kuko Imana yacu ntakinanira. Yego. Haleluya. Izandabara ku manywa y'ihangu, abanyamahanga bose batangare. Kuko Imana yacu ntakinanira, nibyo nkora byose niyibinshoboza. Kuko Imana yacu ntakinanira, nibyo nkora byose niyibinshoboza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndafashijwe pe. Iyi ndirimbo ndafashijwe n'ukuri. Ikurusha imyaka. Hari akariri noneho tuba tubwirwa ashiramo indirimbo, ako kantu uzagashiremo mu ifoto yanjye. Iyi ndirimbo. Yego. Kuko Imana yacu ntakinanira abavandi. Yego. Ntakinanira n'ukuri. N'ukuri mu gihe cyashyizweho Imana yacu iratabara. N'ukuri Imana irakora.
Imana ishoboye byose. Hariho n'indi nirimo numvise ngo nuko ntayishobora ngewe ubwanjye numva nayiheka ngo pe nukuri pe. ubwo muntu hari ibyo yamukoreye arangije arareba avuga ati Mana iyi Mana nuko ntayishobora iyi saha numva nayiheka. Aravuga ngo iyo ndebye iby'umukunzi wanjye Yesu ngo nkareba uko yankunze nkareba uko yamfashe atitaye ku miryango. Amen. Ntagireba ukuntu ni mugufi cyangwa se ngirebe kuri muremure cyangwa se ngirebe kuri inzobe cyangwa se uri igikara. Ati ndebye aho yankuye uko nkareba naho anahigejeje naho ingejeje uko pe nyibonye iyi saha nuko ntayishobora numva nayiheka. Rero nawe yondirimbira amfashije cyane. Nta kiyinanira Imana yacu nta kiyinanira. Aho imiryango zananiwe irabishoboye. Aho abavandimwe n'inshuti bananiye irabishoboye. Rero nta umva Yesu ashoboye byose. Nukuri ashoboye byose pe. Ariko rero wowe utekereje Yesu ndabizi uramukunda. Nukuri wumva umukundiye iki? Ni byinshi ariko nibura ibyo ukumva by'ingenzi. Yesu ndamukunda cyane ko nkuru. Ndamukunda cyane mvuze hari umunsi umwe nzatanga ubuhamya bwanjye naho yankuye naho yadukuye. Imana yarahabaye rero. Yankoreye ibintu byinshi cyane, yankoreye imirimo n'ibitangaza ibyo ntavuga ngo ndangize. Bivuze bwakwira bugacya kuko Imana se wayishinje iki? Imana ishoboye byose. Aho unaniwe ugacika intege, aho utanga vata Uwiteka, naho ndebye hepfo nkareba abantu haruguru ndi kubona nta nzira byacamo. Ariko Imana yuko bati mwana wanjye ati humura ndi kumwe nawe ko bati Uwiteka bizava he bizaturuka he. Imana ishoboye byose ko nkuru. Nukuri pe musenga mushikame abantu mwese muri kuntega amatwi ni musenga mushikame kuko Imana nzi neza hari igihe uhana ikibazo noneho Imana ikabati Imana uzi yuko Imana ishobora kugira ati konkuru de mwana wanjye waburaye umaze kabiri utarya bati konkuru de mwana wanjye akira ibyo kurya ukagira mu rugo kaburara. Bibaho cyane cyangwa se Imana ikabati mwana wanjye akira telefone y'umugisha wayifata we rimwe ukaberwa higiye. Rero naho rero komeza usenge nahiri kugutegera iri kubona yuko nta handi yagutegera ukomeze usenge nukomeza ugasenga. Nukuri pe nusi bavuga ngo tutayivaho nyine dukomeze dusenge. Ni muyiva mukomeze musenge cyane. Mukomeze muve mu bwisho bw'Uwiteka, mukomeze mutakira Uwiteka, muje mu butayu musenge musenge cyane kuko hari igihe kimwe Imana yuko ati mwana wanjye ngo haya amafaranga y'umugisha. Amafaranga y'umugisha ikayaguha ukayafata hamara kabiri ukabona aragiye kandi Imana yo ibyo irabisohoje. Rero hari ikindi kintu iteze ikibazo hari kigiye gukemura. Wenda ngo amafaranga mo kimwe uwabo yaguhaye ntago gabara gumugisha kuri wowe. Bibaho cyane. Hari umama uherutse kumpamagana azamutse umusozi. Imana irambwira ngo uno munsi saa 9:15 n'umuhanuzi wabimpanura arambwira ati saa 9 hari umuntu aguhamagara ashaka guha amafaranga wayo mafaranga uyihorere. Ndavuga ndi ko nkuru bishoboka gute amafaranga se muwampamagara ubu ngo agiye kuyampa. Ndavuga nimva imbaraga zo kuyahakana toya amafaranga ntuyafate niko Imana imbwiye. Ndavuga ntuwiteka ndi kureba ukuntu nabuze amavuta nkareba ukuntu nabuze isabune amafaranga ndeka kuyafata gute kandi ariyo naje kugushaka gusaba mu byifuzo byo byakuzamuye amafaranga yarari ati ntuyafate. Ndagendageze mu rugo umumama aranyakura arabati karari ntiwiriwe. Ndavuga ntimwiriwe neza amakuru nti meza bumeze mute tumeze neza. Arambwira ati rero kararisa hari umuntu ashobora umusengere ngiye kureza amafaranga ugura amayinite noneho nugura amayinite umuhamagare musengane. Namwe ni rero ntiwigura amayinite hari umumama wari wangura amayinite y'ukwezi. Namwe ntiwingura amayinite ndafite ngo nase ngo wanze n'amafaranga yanjye. Ndavuga ntuwite ni nyafate. Ndeba ukuntu ndi mu bukene ndeba ukuntu nta n'igiceri kizana mfite. Ndavuga nti Imana irambuza amafaranga. Namwe ni rero ndeka kuyama nta mafaranga ndafite impa nimero y'umuhamagare dusengane. Umuvyera wati karari unyangiye amafaranga ararakara na nubu ntaga mpamagara yararakaye ngo nuko nanze amafaranga ye nkareba ukuntu bari kuyingira amafaranga. Ndangwa ni sinone Mana ntiyo mafaranga nazamutse umusozi uri kugusaba amafaranga amafaranga ndayabonye ariko Imana nayo ayiwe nukuri pe. Umva ndavuga ntuwiteka amafaranga naje ndi kuyagusaba ngeze naho nyabonye ngo ntabwo urayafata ngo niko mbishaka. Imana nukuyitinya. Iyi Mana nukuyitinya. Yego nukuri pe
iteye ubwoba iteye ubwoba cyakwenze iyi Mana yo mwijuru nyine ntabwo yaza mwisi ngo tuyibone gutya nta muntu wayirekura ninde wayirekura bitewe nibazo umuntu yifitiye umva nuko uyifata turavuma kino kintu ntabwo urava hano kwa kundi y'umwana nyine y'umubyeyi atasha abana bashonje ukuntu bahita bumva yuko bagiye kurya bose bagahita bamuza ngo mama mpiki mama cyane nanga se ukabasanga bati mama wanzaniye iki agashaka mu bikapu rero nawe ageze mu isi bakayibona ntabwo ibyo se bibaho nayize ubwenge ntabwo bitewe nibaza umuntu aba yifitiye ayibonye nahiri akabona hiri aho yicaye ntago mbizi ese Karari ejo ndiko twavuganye uko kuzamuka umusozi wa Rusagara ugiye gusenga ubundi ukunda kujya gusengera ku musozi nkunda gusengera ku musozi nkunda no gusengera ku musaraba buri aho hantu numva ari ahantu heza iyo nzamutse umusozi ngiye gusenga n'abantu witeka gera ku bantu bose nigeze gusengeraho abantu bose nigeze gusengeraho kuri Channel Concordia TV bose bageraho witwa Imana hari wahamaraga bati Kararisa waransengeye narasubijwe ndagushimiye numva muri ngewe nyuzwe n'umutima wanjye nkazamuka umusaraba hari umumama bati Kararisa rero ndakwinginze afata agapapuro nurangiza wandike ibi byifuzo byanjye uziko nkoro nakanya ko kwisengera ko nkabura ahubwo nabajye bansengera ugasengera abantu Imana yarambwiye ati fata imitwaro y'abantu basengere hari gengera nkabura ukuntu nisengera ngasengera abantu ariko niko Imana yabigenje kandi nako Imana yabishatse ubu ugafata umwanya ugasengera abandi wowe ukiyibagirwa ngasengera abantu ukiyibagirwa mo kimwe hari abantu banyakora ari benshi no kujya naryo ibyo nkumva nta hantu biri kujya bitewe n'abantu bari kumpamaga bari kuntura ibibazo byabo ukumva ntutuje nkumva ntago ntuje nkatuza nzamutse Rusagara yego ariko umusozi wa Rusagara ko nko tuzajye kurusengeramo uwo musozi n'umusozi mwiza n'umusozi mwiza bikaruhura ntago bagufata pe gusengera ku misozi ari ubwo byemewe ntago bagufata ngenda uzamuka bo uri wenyine ushobora kuba wagenda ukiherera nkuko wanaza ukicara aha cyane ngira ngo ikibi cyane ni kwa kundi gihirira abantu bakagira igihirire rero hari genda Imana iba icyanze kagwa ati ngewe ndabyanze ugenda usenge wenyine yego nigeze kujya gusengera ku musaba ndi kumwe no mama waruvuye i Kigali tugeze ara ku mupaka noneho aravuga ati rero Kararisa ntaranga muntu nazanye namwe nti rero n'urugamba turasenga cyane ndavuga nti mbere yo kubanza twambuka tubande twiherere n'Imana dusenge turagenda tunyura mu gitari hepfo turagenda tuhageze baravuga ati ntago murambuka ahubwo tugiye kugira tugiye kubafunga ndabwira ni ngewe mu kwizera mfite ndanyuraho ahubwo ati yemuko ni ibiki uri kuvuga ibyo ni ibiki iyo Mana yawe uri kuzana hano hantu ntabwo ibaho gufata ibyawe muzamuke ruguru tugiye kubafunga konkoro umva turasenga ndasenga ku mutima Imana irambwira ngo muhumure ndi kumwe namwe turasenga abapolisi baravuga ati rero ahubwo uyu mukobwa ameze nkaho yananiranye ahubwo uyu umwana uyu mugore agiye kumugurisha mu Buganda nambwira ntaho tugiye gusenga nabwije kuri tugiye gusenga ngo mugiye gusenga byaranga noneho ngo tubonye n'ikindi tubafatira ngo ahubwo ngo gusenga barabiciye ngo ahubwo ngo mugiye kwangiriza igihugu tugiye kubafunga nabwe ni mutubabare tunyureho ati ntago munyiro tugiye kubafunga nta kibazo turicara tumbara nk'iminota 2 ndavuga ni afande ni basi ni mutujyane kudufunga cyangwa se mutureke ibyo murafata ibintu bibiri mutujyane mudufunge cyangwa se mo kimwe mutureke abati kubafunga tugiye kubafunga noneho turazamuka tugeze ruguru afande aravuga ariko gusumba Jane ngo nanga mbareke gusumba atangira mbese gushidikanya arongera atuma nawe twari turi abo mwicare hano kwicara mu kazu kari karaho turangije kwicara ndasenga hari igihe ugeramo niyo waba uri muri gereza ukayivugiramo bitewe n'ikibazo ufite nkavuga ntuwiteka ni naho barekuye umubyeyi uwaruje kunsura akaba tuzamutse tuzamutse ku musozi
naho bamureka nge bakamfunga we akagenda. Umubyeyi nawe ati ntago nasiga Kararisa, nanjye ati ntabwo namusiga. Baravuga ati rero Kararisa kuvura umunyarwanda wowe genda uyu mubyeyi tumusigarane. Namwe ntabwo byashoboka, nahubwo ntawe kugira nsigare aho kugira sigare ngende nasigara akagenda. Niko nababwiye. None barangirwa nk'umugende ukwizera kwawe kora guki. Barabaka murambuka batureka turambuka cyaba basubije inyuma twarambuze tujya gusenga ku musaraba. N'ukuri pe Imana yarigaragaje imbere. No Imana umva yaraturwanye. Tugeze imbere duhura n'abandi bagande hara imbere ho gato hari abandi bagande bafataga. Baravuze tukwizera kwa nyukora bakishiye mugende murahura n'abandi batari twebwe. Tugeze imbere nabwo abagande tubanyuraho nta kibazo, turabasuhuza turagenda nta kibazo. Imana twarayibonye iratumva. None twazamutse ku musozi Imana iravuga ati nabarinze, itubwira amagambo menshi cyane. Iratubwira ngo hari abantu banabategeye mu nzira. Imana tubwiye ati mbahaye inzira yo kunyuramo. Ahantu ntabwo twe tuhazi neza, twaragiye turamanuka ko nkuru ntabwo nzigera nagere muri kaburimbo. Kandi inzira twanyuzemo ntabwo ariyo twaciyemo. Ntabwo nzi igihe nagereyemo, ahubwo ni Imana yahabaye ikomeza ibana natwe. No kwambuka dutashe turataha twabonye Imana. Umubyeyi horaranya kurati Kararise inzara ari mwikode, inzara yifiteye bwite, yarahoraga ararira ariko inzara yifite. Nukuri pe hati ku musaraba no yarazamukaga ariko atuwiteka. Ntabwo naje kureba bino bishami, sinaje kubara ibi bibabi biri hano hejuru, sinaje kureba yano mazu meza kuko ikigali nayasize yaruta yano. Nta kiri naje gushaka, ahubwo naje kugushaka. Nukuri twarasenze Imana ibana natwe iratwiyereka pe. Mana ishimwe cyane. Uyu munsi waduteguriye irihe jambo cyo muri Bibiliya? Ijambo ry'Imana Zaburi ibice 3. Zaburi ibihimbano by'umwuka. Zaburi ya 3. Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yahungaga Abusalomo umwana we. Guhunga umwana wawe, gushwana n'umwana wawe cyane. Rero Karisa ashwanye na mama we. Konkoro kamubwire hari igihe ugeramo na nyokubwe wakubyaye akakwanga. Nukuri nigeze kubwira mama ntisi mama ntiburiya ntiko Yesu yatubambiye ku musaraba akadupfira kubera ibyaha byacu, bavuze ngo ipfa twebwe dusigare wabyemera? Mama arangije arambwira ati Karari ngewe nzi iyo maze abana banjye babona bakazabyara bakabona abana nge ngapfa. Narasetse cyane da umubyeyi wese niko yavuga. Ari nayo mpamvu bari kukwitangira umubyeyi wa nyawe pe. Ntabwo wakumva ko nabwo ni mama niko kuvugisha kuri ntwabikora Karari nabikora. Ni ngewe nabikora. Uwiteka erega abanzi banje baragwiriye, abangomeye ni benshi. Amen. Benshi baramvuga bati nta gakiza afite ku Mana. Konkoro ugenda gakiya tugendane kandi nkunda kubikubwira. Yego ariko ntago njya mbere. Uwiteka erega abanzi banje baragwiriye. Amen. Haleluya. Ngerego Uwiteka ng'abanzi banje barangwiriye. Amina haleluya. Hari igihe uhagarara mu kibazo. Amina haleluya. Abanzi bakakugwira ari benshi. Amen. Ngiyo umuntu ahora mu bibazo ngo niwe bavuga. Amina haleluya. Ngo kandi yari umukene byabagahoma munwa. Ariko Imana yo mwijuru ntabwo ireba uko uburanga, ntabwo ireba ku gihagararo, ntabwo ireba kuri muremure cyangwa se irebe kuri mugufi, ahubwo yiritamura ikamanuka ikabana nawe. Nimuhumura musenge, mushikame bakobwa, namwe babyeyi musenge. Ntabwo ireba uko umeze, ntabwo ireba ko ufite amaguru meza cyangwa se ireba ko ufite igihagararo, ntabwo ireba ku mashuri, ntabwo ireba diplome, ahubwo wowe senga. Abantu bakureba bakavuga turiya. Amina haleluya. Abantu bakureba bakakwitiranya bakavuga turiya ameze gutya, aturiya nta kintu afite, aturiya waragifite. Ariko Uwiteka Nyiringabo ushoboye byose ntabwo ireba ku buranga cyangwa se ireba igihagararo, nta nubwo ireba naho umuntu avuka. Iyo bireba naho umuntu avuka wasubije amaso inyuma ukabona. Amina haleluya. Imana ishimwe cyane. Komeza. Yego
abangomeye ni benshi. Amen. Benshi baramvuga bati nta gakiza afite ku Mana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Noneho benshi bakakuvuga iyo uri umukene, bakakuvuga cyane. Wowe komeza usenge. Nazanye ijambo rivuga ngo komeza usenge ushikame. Hari igihe ugeramo bakakuvuga kandi uri kumwe n'Imana. Amina. Haleluya. Imana itugirira neza cyane. Mukobwa komeza usenge, mubyeyi komeza usenge, mupapa komeza usenge. Niyo bakuvuga, niyo bakuvuma, ariko Imana yo mu ijuru iravuze ati komeza usenge. Mukobwa komeza usenge, ku ntambaro uri kurwana nazo komeza usenge. Amina. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Komeza. Ariko wowe Uwiteka ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe ushyira hejuru umutwe wanjye. Ongera ugasome gake. Ariko wowe Uwiteka, ngariko wowe Uwiteka. Amina. Haleluya. Ngariko wowe Uwiteka, niyo bamvuga, naho bamvuga hari igihe ugeramo bakakuvuga n'ibitabaho. Ngariko wowe Uwiteka. Amina. Haleluya. Imana itugirire neza. Mukobwa komeza usenge, nawe mubyeyi hari igihe ugeramo bakavuga ati Mana none bimeze bite, ugakomeza ugasenga ukayitakira, ariko ubwo gutakiye, ariko hari igihe ugeramo bakakuvuga byinshi n'ibitabaho byose, ariko uri kumwe n'Imana. Amina. Haleluya. Komeza usenge ku ntambaro uri kurwana nazo. Hari ibigaragazo biri kukwibasira muri zino minsi, ariko ijambo riraje rikubabwira ngo mukomeze musenge mushikame. Imana ije kubatabara, Imana ije kubagirira neza. Wowe wabuze urubyaro, wowe humura, Imana ije kugutabara. Wowe wabuze ayikode, nawe humura ushikame usenge cyane. Hari igihe ugira bakakuvuga ati yabuze n'ayikode, ariko nazanye ijambo rivuga ngo musenge cyane mushikame. Imana ije kubatabara. Musenge cyane mushikame, Imana ije kubagirira neza. Amina. Haleluya. Imana ishimwe. ni wowe ushyira hejuru umutwe wanjye, ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi we wera. Amina. Haleluya. Ngari ku musozi we wera, ngo nawe aramanukaga akagutabara. Nawe akomeza usenge. Rero icyambere ni ukwihana ibyaha. Rero pfuka musenge. Nari ahantu ugera ukavuga ati Uwiteka mbuze naho nsengera, ariko no mu nzu yawe apfuka mukayihamagara. Nzi neza yuko Imana igiye kubatabara, nzi neza yuko Imana ije kubagirira neza. Hari igihe ugeramo ukavuga ati Imana warandetse, hari igihe ugeramo ukavuga ati Imana warantaye. Hoya ntabwo yagutaye, ahubwo we komeza usenge, komeza usenge cyane. Ntabwo yakuretse, nta n'ubu muracyari kumwe. Amina. Haleluya. ngari kuretse no kukureka, ngibyo ntabwo yabitekereza. Amina. Haleluya. Tangira wumva imirindi z'Uwiteka yuko aje kugutabara. Ngiho kigiye kubika ngibanza yabyiyumvamo. Amina. Haleluya. Nawe komeza usenge ushikame cyane, uvuga ati ndi kumva imirindi y'Uwiteka igiye kuza kuntabara. Amina. Haleluya. Imana ishimwe. Nararyamaga ngasinzira, ngakanguka kuko Uwiteka ari we ujya ndamira. Amina. Haleluya. ngo nararyamaga ngasinzira. Amina. Haleluya. hari igihe ugira mukabura ibitotsi ukavuga ati nubwo ndyamye ntabwo nsinzira, ariko Imana iratubwiye ngo muryame musinzire kuko Imana ije kubagirira neza. Nimuryame musinzire kuko Imana ije kubatabara. Amina. Haleluya. uhagarara mu kibazo ukavuga ati Imana naho ndi kose ndi kubona ntacyo maze, ariko ku Mana hari icyo umaze. Ku Mana muri kumwe, ku Mana muracyari kumwe. Imana yacu ireba ukuntu ireba ku mafaranga ntabwo wari kubonekamo, ariko Imana yo yonyine ntabwo imeze nk'abana b'abantu. Rero musenga mushikame mufite ukwizera kuko Imana ije kubagirira neza. Amina. Haleluya. Sinzatinya abantu inzovu nyinshi bangoteye impande zose kugira ngo bantere. Amina. Haleluya. Imana itugire neza. Ntugatinya abantu nuko bari kukuvuga. Mukobwa ntugatinya abantu, mupapa ntugatinya abantu, nawe mubyeyi ntugatinya abantu. Utinya abantu nta hantu wahungira, ahubwo we komeza usenge uvuga ati Uwiteka uri mu gihugu cyo mu
ijuru ngwino untabare. Amina haleluya. Ariko iyi saha ndabasengeye cyane mwebwe muri kuntega amatwi, ndabasengeye kugira ngo Imana ibagirire neza, Imana ibahani. Amina haleluya. Imana itugirire neza cyane. Nkunda kubwira abantu ngo Imana ibakureho Herode. Amina haleluya. Hari igihe ugeramo Herode akakwizingaho, Herode agakomeza akakwizingaho, ariko nazanye ijambo rivuga ngo Imana igutabare ku manywa y'ihangu, bose babireba kandi izuba riva. Amina haleluya. Imana igukureho Herode wo kubura umwana, Imana itugirire neza. Imana igukureho Herode wo kudashaka, Imana ishimwe. Imana igukureho Herode. Amina haleluya. Babyeyi bakureho ba Herode, Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Witeka haguruka Mana yanjye nkiza, kuko wakubise abanzi banjye bose ku gisenda bageni, waciye amenyo y'abanyabyaha. Agakiza kabonerwa mu Witeka, umugisha utanga ube ku bantu bawe. Amen. Amen. Haleluya. Umugisha utanga. Amina haleluya. Umugisha utanga. Amina haleluya. Gugera kuri bano babyeyi bari kuntega amatwi. Umugisha utanga. Gugera kuri bano bapapa bari kuntega amatwi. Umugisha utanga. Gugera kuri bano bakobwa bari kuntega amatwi. Amina haleluya. Ijambo narifite niryo. Imana itugirire neza cyane, murakoze. Yego, Imana idushimire ahatubabaza. Yego, agakiza kabonerwa mu Witeka, umugisha utanga ube ku bantu bawe. Amen. 078 079 24 55 Yego. 079 24 55 Yego, niyo nimero Clarisse abonekeraho. Reka dusenge Imana itugirire neza dusoze. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, urebera hose icyarimwe, izina ryawe nirishimwe. Mana ndakwinginze kugira ngo utabare bano bavyeyi bari kuntega amatwi, utabara abakobwa, utabara abasore, utabara abapapa uri mu gihugu cyo bw'ijuru. Ndakwinginze kugira ngo bageraho witwa Imana. Yesa turasenze cyane kugira ngo imbaraga zawe zibagote. Yesa turasenze cyane ngo batabare kuko ushoboye byose. Nta wundi twakwiringira atari wowe. Abavyeyi barakwiringiye, bakobwa barakwiringiye, ndetse n'abapapa. Waravuze ngo ntabara ndagutabaza, ngo nkwereke ibikomeye n'ibiruje utabona. Yesa ndagutabaye kugira ngo utabara abavyeyi, utabara abakobwa. Yesa ndakwinginze nyagora kungwa muri mu gihugu cyo mwijuru. Ndakwinginze Yesu Kristo kugira ngo batabare kandi ubagirire neza. Mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu.